Ni umukobwa mwiza, uteye neza, utuje kandi uvuga make. Uyu mukobwa hari ubwo atuma abantu benshi barara batamenya amakuru yiriwe mu Rwanda ndetse n'imahanga. Igihe cyose atagaragaye kuri kamera za TV1, hari abahitamo kutareba ayo makuru kubera ko uyu mukobwa w'ubwiza bwahogoje benshi aba atakoze. Ni umuhanga bishoboka, uko asoma amakuru anyuzamo kumwenyura aho bikwiye, bituma benshi bamukurikira bazimya televiziyo zabo mu gihe basanze atakoze kandi bari bakeneye kumenya amakuru. Uwo ndimo mvuga ni Aimé Beauté Mushashi, umunyamakuru wa TV1 ukoze urutonde rw'abanyamakuru beza bazi gusoma neza amakuru. Beauté Mushashi akaburamo, byaba ari ukwirengagiza ukuri guhari. Byagenze gute ngo uyu mukobwa w'i Kayonza agere mu murwa mukuru uretse kumubona kuri televiziyo? Ubundi uyu mukobwa ni muntu ki? Yageze ahangaha ate? Byose ni muri iki kiganiro. Reba neza niba warakoze subscribe cyangwa se sabone. Niba utarayikora wabikora none kuko ari inkunga ikomeye uba uteye ibikorwa byacu. Nukunda iki kiganiro ukore like kandi ugisharinge no ku bandi niba ubona hari icyo cyabafasha. Aka ni agacuma k'ubumenyi usoma ugasobanukirwa, uwacurura ugacana kubiri no kutamenya. Nge wumva nitwa Aimé Confiance by Kaza. Amazina ye bwite ni Aimé Beauté Mushashi. Uyu mukobwa yabonye izuba tariki 25 umwaka w'1994. Avukira mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Beauté Mushashi ni umuhererezi mu muryango w'abana 9, abahungu 3 ndetse n'abakobwa 6. Nyuma y'uko avutse ndetse akanisanga ari umuhererezi yaba mu bahungu ndetse no mu bakobwa, byafashe iminsi 14 gusa ngo imihango yo kwita izina ishyirwe mu bikorwa nk'uko bisanzwe mu muco nyarwanda. Uyu mwana yahawe amazina ya Aimé Beauté Mushashi. Nk'uko nari mbikubwiye mu kanya, Beauté Mushashi yakuze nk'abandi bana bose. Ugiye kuvuga ko hari ikidasanzwe yari atandukaniyeho n'abandi, aho bagutera amabuye nubwo ikibazo waba uteje cyaba kidakemutse. Uyu ni umwana wakuze atuje ndetse agakunda kumvira cyane yaba ababyeyi ndetse n'abandi bantu, by'umwihariko abamurutaga n'abari bamufiteho inshingano nk'abarimu ndetse n'abandi. Nubwo byari bimeze gutyo, ariko uyu mwana iyo yageraga mu rungano yarisanzuraga agakina imikino yose nta n'umwe arobanuye. Ubwo ndavuga imikino y'abahungu ndetse n'iy'abakobwa, byose bipfa kuba byari bifite inyito yitwa umukino, aho yarakinaga. Gusoma amakuru, gukora ibiganiro ndetse n'ibindi byose ntabwo uyu mukobwa byize ejo. Oya, Beauté kuva kera cyane akiri umwana yakundaga gukina udukinamico twa hato na hato, agakunda gukoresha abandi bana utu interview, yaba abo biganaga ndetse n'abo babaga bakina udukino dutandukanye muri karitsiye. Uyu mukobwa banyuragamo agenda bakoresha ibiganiro bitandukanye, ababaza ibibazo ndetse akabaganiriza ku nsanganyamatsiko yabaga yateguye. Igihe cyarageze uyu mwana atangira amashuri ye, amashuri abanza ayiga mu karere ka Kayonza ndetse abari naho akomereza secondaire. Ubwo yigaga mu kigo ikizwi nka Don Bosco i Kabarondo, aho yigaga history, economy and geography, icyahoze ari HEG. Uyu mukobwa yigaga ari umuhanga mu ishuri ndetse inshuro nyinshi akaba yarazaga ku mwanya wa mbere kuva akiga muri primaire kugeza ageze mu wa 6 secondaire. Ubwo yakoraga ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye yagize amanota 73 ukuri 73. Icyo gihe hari mu mwaka w'2012. Nyuma y'uko atsinze neza icyiciro yari arimo, icyagombaga gukurikira kwari kujya muri kaminuza akaba ariho akomereza amasomo ye. Beauté Mushashi yaje gukomereza amasomo ye mu ntara yarakandagiyemo bwa mbere, intara y'Amajyepfo, muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Yaje kugera muri kaminuza yigana hamwe n'abandi ndetse atangira no kumenyera ikirere gitandukanye n'icyo yari amazemo imyaka myinshi, ikirere cya Kayonza. Ndetse ku musozo w'amasomo ye ahakura impamyabumenyi ya bachelor's degree muri international relations. Ubwo yari rwagati mu masomo ye, uyu mukobwa yaje kubona scholarship, ariko bamusabaga ko agomba kuba yarakoze ubuvolontaire ahantu runaka. Beauté Mushashi ngo yararanganyije amaso mu mujyi wa Huye ashaka ahantu azakora ubuvolontaire, arahabura. Akibaza niba yajya muri banke, ariko nabyo akabona bitakunda. Nyuma y'igihe atekereza ahantu yakora ubuvolontaire, yaje gutekereza ko yigize kumva bavuga ko abantu bakora kuri radio bakora amasaha make, ko bishoboka ko umuntu yahakora amasaha 2 gusa ku munsi. Ubwo Beauté Mushashi yahise atangira kureba radio zari muri ako karere, asanga ari 2 arizo RC Huye na Radio Salus. Yahise afata icyemezo cy'uko agiye kuba ariho yakora volontaire, dore ko ariho yabonaga yakora kandi amasomo ye ntagire icyo yangirikaho. Igihe cyaje kugera maze Beauté Mushashi atangira akazi k'ubuvolontaire kuri RC Huye, nyuma aza kujya kuri Salus mu mwaka wa 2017. Ubwo uyu mukobwa yarangizaga amashuri ye, yamenye ko kuri TV1 bakeneye umunyamakuru ukora mu ishami ry'amakuru. Nguko uko yaje ahatana n'abandi bashakaga uyu mwanya, birangira bahigitse ndetse atatangira n'akazi ko gukora nk'umukozi wa TV1. Uyu munsi ni umunyamakuru
nk'uko natangiye mbikubwira, ndetse benshi bakunda ubuhanga bwe mu gusoma amakuru, wakongeraho ubwiza bwe bikaba ikirungo kiryoshye ayo makuru. Nyamara nubwo benshi bamumenye muri uyu mwuga, ariko burya agira n'indi mpano yibitseho, gukina amakinamico. Ubwo Bote Mushashi yigaga i Butare muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, yatangiye kujya ashakisha amahirwe y'uko hari ahantu yabona ho gukinira amakinamico, kuko avuga ko ari kimwe mu bintu byamuruhuraga, yewe ngo n'uyu munsi ni kimwe mu bintu yumva neza, yishimira kandi akunda. Mu mwaka wa 2014 Bote Mushashi yaje kugera ku byo yahoze arota kuva akiri umwana, maze abona amahirwe yo gukina ikinamico mu Runana. Icyo gihe akaba yarakoreshaga amazina ya Marita. Ni urugendo rwamutwaye igihe kitari gito, dore ko byafashe igihe kingana n'imyaka 2 kugira ngo akunde yemererwe gukina mu Runana. Bote Mushashi avuga ko ubwo yarangizaga secondaire yatangiye gushaka aho azajya akina amakinamico, gusa akaba yari afite inzozi zo kuzakina mu Runana. Niko kujya aho bakiniraga bamubwira ko kwinjiramo bisaba kwandika ibaruwa. Uyu mukobwa wari ukiri muto cyane yari yaje nta baruwa yitwaje, ariko ibaruwa yese yandikiraho arayabasigira. Igihe cyabaye kirekire Bote atarabona ubutumwa buturutse ku bayobozi b'Urunana, dore ko yari yasize nimero ku buryo bamukeneye bashobora kuba bamuhamagara. Yaje kwiga inama yo gushaka nimero y'umwe mu bari abayobozi b'ikinamico Runana, amubwira ko yabandikiye, hagashira igihe kirekire bataramusubiza. Uyu muyobozi yahise abwira Bote ko bazamusubiza. Iminsi yakomeje kugenda yisunika, ariko uyu mukobwa yanga gucika intege. Inshuro nyinshi agakomeza guhamagara wa muyobozi ndetse akanamwandikira. Hashize imyaka 2, ubwo akaba hari mu mwaka wa 2014 Bote Mushashi akibandikira. Bote yasabye wa muyobozi ko bashobora kuba bahura bakaganira. Ibi byarakunze, barahura ndetse bamukoresha igerageza binyuze mu mikino bamuhaye ngo akine. Abari aho bose babonaga akiri umwana cyane. Nyuma yo gutsinda amagerageza bari bamuhaye, abayobozi b'Urunana barishimye cyane, gusa bamubwira ko ako kanya badakeneye abakinnyi, ariko bamusaba gusiga nimero ye ku buryo utani bamukenera bazahita bamuhamagara. Uko ni nako byagenze. Ikindi gihe amahirwe abonetse bamutekerezaho, nguko uko yisanze ari umukinnyi w'ikinamico Runana. Mu ikinamico Runana inkuru ya Bote Mushashi iteye gutya. Bote Mushashi yari afite umukunzi bakundanaga mu gace babagamo, arangije amutera inda, babyarana umwana, ndetse hashize igihe gitoya arongera amutera inda ya kabiri, ariko batabana nk'umugore n'umugabo. Mu gihe yari yamaze kumutera inda ya kabiri, uyu mugabo yahise ahindura agace abagamo, ajya gutura aho bita Nyarurembo, aho yari agiye kuba jera wa banki. Uyu mugabo ubwo yagendaga yasize wa mukobwa atwite, ndetse anamusiga muri ka gace babagamo. Ubwo uyu mugabo yageraga i Nyarurembo, yatangiye gutereta undi mukobwa witwaga Budensiana, barakundana, ndetse n'igihe cyo kujya mu murenge kiragera. Ubwo bagiye kujya mu murenge ngo basezerane nk'umugore n'umugabo, wa mukobwa wari waratewe inda, afite inda y'imvutsi ndetse anafite undi mwana yamaze kubyara, bamuriye akara, bamubwira ko umugabo agiye gusezerana. Niko kuzerubika muri wa murenge. Ubwo gitifu w'umurenge yabezaga niba nta muntu ufite ikibazo kuri aba ngaba bombi, ndavuga ngo James ndetse n'umukobwa bakundanaga Budensiana, wa mugore wa James wa mbere batabana byemewe n'amategeko, ariko yabyariye. Yese azamura ukuboko avuga ko ngo ari umugabo we, avuga kandi ko atakwemera kubona uwo mugabo asezerana, kandi afite n'izindi nshingano zo kumwitaho. Nguko uko ubukwe bwese bupfa, ndetse James atasubira i Nyarurembo aho yabaga. N'uyu mugore wari waturutse i Kantarange nawe barakomezanya, bajya kubana, babana mu marira, mu gahinda ndetse n'intonganya, kuko batabishimiranye habe na gato. Igihe cyaje kugera, uyu mugore ava i Nyarurembo asubira aho yabaga. Nguko uko yavuye mu ikinamico. Iyi kinamico yaje kuyivamo ubwo rero yarangiraga avuye i Nyarurembo, agace gakoreshwa n'abakinnyi b'Urunana iyo barimo bakina. Mu gihe cy'umukino Urunana usanga abo bakinnyi bose ariho batuye. Uvuye mu mukino bikitwa ko yavuye i Nyarurembo, ariko azagaruka cyangwa se akaba atazanagaruka. Nguko uko Bote Mushashi yavuye i Nyarurembo, nta wamenya niba azasubirayo. Bote Mushashi yaje kwinjira mu yindi kinamico yitwa Museke Weya, ndetse n'uyu munsi wa none aracyayikinamo. Iyi kinamico akinamo akoresha amazina ya Soso. Inkuru ya Bote Mushashi mu ikinamico Museke Weya akoreshamo amazina ya Soso ni inkuru y'umugabo witwa Mugenga, wari utuye i Bugo, aza kuhaterera umukobwa inda, arangije ahita yigira i Buhumuro, asize umukobwa atwite inda y'imvutsi. Uyu mukobwa yaje kubyara, abyara umwana w'umukobwa amwita Soso, ariwe Bote Mushashi mu buzima busanzwe. Ubwo uyu mwana Soso yakuraga, yaje kugira inyota iyo kumenya se. Nyina umubyara yaramufashije, umukobwa afata inzira ajya mu gace k'imuhumuro, ariko se umubyara yabagamo. Ubwo yageragaho se yabaga afite ubwuzu bwinshi, agiye guhura na se yanze kumwakira, aramihakana, kugeza na n'ubu se ntaramwemera. Uyu munsi wa none ni umukobwa ubayeho mu marira ndetse n'agahinda,
aterwa na se wamwihakanye ndetse n'ubu akaba adashaka kumwemera. Gusa uhita uvuga ni Bote Mushashi wo mu ikinamico Museke Weye. Urugendo rwo mu itangazamakuru rutangira mu mwaka wa 2014 ubwo yatangiraga kuri RC Huye. Ni radiyo yagiyeho atari uko yashakaga gukabya inzozi, oya, ahubwo ni radiyo yagiyeho kuko hari buruse yari yabonye ndetse kondisiyo yari muri iyo buruse kwari ukuba afite ahantu akora ubuvolontere. Nyuma yo kuraranganya amaso umujyi wa Huye aza gusanga yabona ubuvolontere kuri radiyo RC Huye. Mu mwaka wa 2016 nyuma y'imyaka 2 akora kuri RC Huye, Bote Mushashi yaje kwava yerekeza kuri Radio Salusi akora ikizamini kimwe n'abandi ariko aratsinda ababaye umunyamakuru wa Radio Salusi. Nyuma y'umwaka umwe akora kuri Radio Salusi, ubwo hari mu mwaka wa 2017, Bote Mushashi yahuye n'inshuti ye bari barigeze gukorana kuri Radio Salusi, ariko we akaba yarasigaye akorera TV1 ariko akorera mu karere ka Huye. Mu kiganiro bagiranye uwo munsi, Bote Mushashi yamusabye ko yamushakira akazi kuri televiziyo z'i Kigali, undi nawe amubwira ko kuri TV1 hari umwanya, maze Bote Mushashi ahita gutanga dokima akora ibizamini 2 abitsinda neza ndetse atabona akazi. Ubwo yageraga kuri TV1 agiye gukora ikizamini cya mbere, bamusabye gusoma amakuru yicaye nk'uko bisanzwe, bamuha script ubundi abisoma neza. Umuyobozi wa Radiant TV1 yarabikunze ndetse avuga ko ejo bazamukoresha ikindi kizamini. Ubwo yagarukaga umunsi wari ukurikiyeho, bamusabye gusoma amakuru ariko ahagaze. Ibi nabyo yabikoze neza ndetse bamubwira ko agomba guhita asoma amakuru ya saa sita kuri uwo munsi n'ubundi yarakorewe ikizamini. Bote Mushashi byabaye nk'ibimugora kuko yari ataranasezera kuri Radio Salusi yari asanzwe akoraho, kuko yari yaje kuri TV1 kugerageza amahirwe gusa ntabwo ari yizeye ko biraza gukunda. Aya makuru yarayasomye kandi abikora neza. Agiye kujya Butare yasanze inkuru yamutanzeyo ariko andikira umuyobozi wa Radio Salusi yari Habimana Eugene. Uyu muyobozi yarishimye ko Bote Mushashi ateye intambwe akagera kure ndetse anamushimira. Urugendo rw'itangazamakuru yarakomereje kuri TV1 mu mwaka wa 2017. Bote Mushashi avuga ko byamugoye cyane kuva kuri radio akajya kuri televiziyo, dore ko ngo inshuro nyinshi yajyaga akunda kwibeshya aho kuvuga TV1 agashiduka yivugiye Radio Salusi akaza kwigarura nyuma. Ngo rwari urugamba rwo kwiga cyane kandi ashyizeho umwete. Icyo bamubujije icyo akaba aragihagaritse. Isomo rikomeye Bote Mushashi amaze gukora mu itangazamakuru ni ukwihangana. Uyu munsi amaze imyaka igera hafi ku 10 mu itangazamakuru. Uyu munsi akaba ari umunyamakuru wa TV1, ni umukinnyi w'amateatre, by'umwihariko uyu munsi akaba abarizwa mu ikinamico Museke Weye aho akina yitwa Zoso. Ubuzima bwite bwa Bote Mushashi, aracyari umukobwa, ntabwo ari urugo gusa. Yumva najya gushaka Imana imufashije yazashaka umusore umukunda akaba asenga, ikindi ngo yitonda kuko Bote Mushashi akunda abasore bitonda. By'akarusho akaba ari umuntu utamubeshya kuko ngo iyo umubeshye uba umeze nk'umwisha. Bote Mushashi afite abavandimwe 8 nk'uko twabigarutseho mu kanya. Afite nyina umubyara ariko ntiyigeze agira amahirwe yo kumenyana na se umubyara imbona nkubone kuko se yapfuye ubwo Bote Mushashi bari bakimutwite. Ni inkuru itari nziza kuri we ndetse n'umuryango we muri rusange. Uyu mukobwa ntawe akunda kwigarukaho mu biganiro byose agirana n'abandi. Ngibyo iby'ingenzi wamenya kuri Bote Mushashi, umukobwa ukunzwe na benshi, by'umwihariko abakunda gukurikira amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni nansoreje iki kiganiro, nyemera dusubire mu kanya mu bindi biganiro. Ibuka gukora subscribe nukunda ibyo dukora, ukore like ndetse unabisangiza abandi. Nge wumva nitwa Aime Confiance. Hasta la vista.